Inshuti bakunzi ba Hoziyana TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nshimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya w'ijambo ryayo ngo tugabane ku migisha iva mu ijuru. Dusenge rero maze twige ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaje, gushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Ndasenze ngo imbaraga z'umwuka wera zinshoboze uyu murimo utoroshye wampamagariye, kandi abateze amatwi nabo ubaha umugisha. Twese tugirire umugisha imbere yawe. Ndagushimiye Kristo kungirira neza, kandi n'abumva ijambo ryawe bakamererwa neza, bakagirira umugisha imbere yawe wo kubaka ahasenyutse, kandi ugasenya inyubako z'umwanzi Satani. Ndagushimiye ko udufasha muri byose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Dusomere hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 12 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 n'uwa 15. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, abenshi bagahumana. Imana dufashe. Inshuti zacu kandi bakunzi bacu, nyobowe n'umwuka wera, ndumva tugiye kuzamara igihe tuganira ku ijambo ryitwa kwezwa, kandi tuzarimaraho igihe rwose. Kwezwa, mpereye kuri Adamu, ari we watubanjije muri iyi si, ari we muntu wa mbere wabayeho. Bibiliya igaragaza ko Adamu ari ikiremwa cya mbere Imana yaremye cyo kubana nayo, cyo gusabana nayo. Nyuma yo kuremwa kw'ibyaremwe byose, Imana yasoresheje kurema umuntu, nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo 26. Imana yifuzaga uwo basabana mu byaremwe. Imana yifuzaga ikiremwa basabana, benda gusa, bahuje, Imana yakwiyumvamo, bagira na collaboration. Imana yaremye ibintu byose, kandi byose ngo ikabona ni byiza, ariko yumva irashaka kurema ikiremwa gisa nayo, gihuza nayo, gisabana nayo, ari we muntu. Rero imaze kumurema, nimurebe namwe isuku ingana yose uko muyizi. Simvuga kuyigenda cyangwa kuyimenya ubuso, ndavuga ubunini bwayo. Kuba haramaze igihe harimo umuntu umwe, uwo muntu umwe Imana nawe imurinda kumenya kuzerera mu isi no kwiyirukankamo hose, ahubwo imukebera ingobyi ngo igire ahantu izajya imusange muri uku kwera, maze babane. Igihe cyarageze, amaze gucumuzwa cyangwa kwanduzwa n'umugore, umugore nawe yohejwe n'inzoka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bahunze mu ngobyi ya Edeni, bava mu bwiza bw'Imana bajya kwihisha Imana, ariko naho irahabakurikirana. Imana dufashe cyane. Bamaze kubyara abana babiri babyariye muri ibyo byaha cyangwa muri izo ngorane zo kugwa no kuva mu bwiza bw'Imana, babanje Kayini, bakurikizaho Abeli. Icyo gihe rero Imana nibwo yatangiye gukora icyo bita gutoranya, kuko kwera tuzagenda twiga kugendana no gutoranywa. Mu bana babiri Imana yari ibahaye ko bakurikirana, Imana itoranya Abeli. Abeli ayibera uwera, na n'ubu aracyibukwa kandi aracyavugwa, ndetse n'amaturo ye arashimwa. Imana ishimwe cyane. Tuvuye kuri Abeli turakomeza tukagera mu gice cya 6. Mbere kugira ngo ntambuke aho ngaho, mwibuke ko Kayini amaze kumwica, Imana yabashumbushije uwitwa Seti. Seti uwo nguwo rero niwe ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe wakomotweho n'abatangiye kwambaza izina ry'Uwiteka. Icyo ni Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 25. Abantu barakomeza baragwira, barororoka. Noneho igihe kiragera, Imana itoranya Nowa, aba ari we ugira umugisha ku Uwiteka, aratoranywa n'umuryango we. Ariko Imana ibikora kugira ngo nanone ibone umuntu wera wo gukomezanya nayo,
Imana nishimwe cyane. Nowa aratoranywa nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 8. Amaze gutoranywa abaho arokokera mu nkuge n'umuryango we. Abo barokotse rero abahungu be 3 Shemu na Hamu na Jafeti n'abakazana babo nibo bongeye gukomokwaho n'abandi. Igihe kiragera bigera kwa Tera. Ubwo iyo generasiyo itambutse ngeze mu rugo rwa Tera aho Imana yatoranije Aburahamu. Imana ishimwe cyane, iramuhamagara imubwira amagambo menshi mu gice cya 12 cy'Itangiriro, nawe kandi ishyiramo iryo jambo ryitwa kwera. Nukomeza kwera ukagendera nanjye, ukagendera mu nzira zanjye, zajya gutya. Imana nishimwe cyane. Mu rugo kwa Aburahamu, muzi ko Aburahamu nawe yabyaye, ndabanza mvuge ku bana 2, nubwo nyuma yabyaye abandi bana benshi, ariko ndivugira kuri 2. Yabyaye Ishimayeli abyara na Isaka. Ishimayeli ntiyavuka ku mugore w'isezerano, avuka ku muja witwa Hagari, wo bitaga inshoreke. Hanyuma Isaka avuka ku isezerano, ariwe Sara, uwo Imana inamutoranya ngo ikomezanye nawe kwera. Imana nishimwe cyane. Isaka igihe kiragera nawe ashaka umugore witwa Rebeka, babyarana Esawu na Yakobo. Nanone Imana itoranya Yakobo ngo bakomezanye muri urwo rugendo rwitwa kwera, ibona abera. Muri Yakobo rero niho haturutse ubwoko bwinshi bwitwa Abisirayeli. Abisirayeli ubwo Imana yabatoranyaga, munyumva ahangaha, ubwo Imana yabatoranyaga mu yindi miryango, mu yandi moko, mu yandi mahanga, yarababwiye ngo kuva uyu munsi mbatoranije mu yandi moko n'imiryango n'amahanga, ngo mumbere abera nk'uko ndi uwera. Irababwira ngo nanjye nzababera so, namwe muzaba ubwoko bwanjye. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo ryitwa gutoranya, igatoranyiriza abantu kuba abera bayo, nibyo bita ekleziya. Ekleziya ni ijambo ririmo amagambo 2, nk'uko muzi hari amagambo abaho ariko agizwe n'andi menshi: ekleziya, arc-en-ciel n'ibindi byose, n'andi magambo yandi muzi kurenza aho ngaho. Ekleziya rero harimo amagambo 2, rimwe rikitwa ek, bisobanura gutoranywa, leziya bigasobanura gushyirwa hariya ngo mubabera, mube intore z'Imana. Noneho iyo ekleziya niyo mu Kinyarwanda, reka mvuge gutyo, abantu baje kubyaza ijambo rimwe babyita kiliziya. Kiliziya rero niyo mu Gifaransa Eglise, mu Cyongereza nibyo church. Bivuga ngo Imana imaze kugira abantu benshi yatoranije mu bwoko bumwe, ibwita ubwoko bwayo bwite kandi bwera, ari bo Abisirayeli. Ibategeka, ibasaba kubaho mu buzima bwejejwe, mu buzima bwera. Muri ubwo buzima bwera hari ibyo yabasabye, tuzagenda tubibona, byitwa kwitandukanya, byitwa kugira ibintu bazira gukoraho, bazira kurya, bazira kunywa, kugira ibintu bazira kwambara, kugira ahantu bazira guhagarara. Ibyo bintu byose tuzagenda tubyigaho, uburyo kwera hari ibyo gusaba. Ubwoko bw'Abisiraheli bubaho gutyo, nyuma nyine bamwe bakagenda babyica, bagenda bagwa biyanduza, abiyanduje Imana ikabica mu buryo butandukanye. Bamwe ikabateza za mugiga, abandi ikabateza amahanga akabica, ibateje inkota n'ibindi bitandukanye. Nshuti bene data, byarakomeje guhubwa Isiraheli, bukomeza amateka yabwo kugeza ku isezerano rishya. Ku isezerano rishya rero hatangira kubaho noneho itorero ryitwa Abakristo.
niyo mpamvu iri jambo itorero riboneka muri bibiliya mu buryo bubiri kandi risobanutse mu buryo bubiri, icyo bita itorero ryo mu butayu aribo Bisiraheli n'itorero rya Kristo ari ryo mu isezerano rishya. Buriya ku musozi Yesu yagiye gusenga muri Matayo 17 igihe azamukana na Yakobo na Yohana na Petero, bakabona abashyitsi babiri babagendera bo Mose na Eliya. Mose yari aje muri handova, mu ihererekanyabubasha, ibyo bita mu gifaransa remise reprise, aje gushyikiriza Yesu itorero, nko kumubwira ati muri bwa butayu bwose, muri ya myaka yose, ni wowe nari ndagiriye, ni wowe nari nyoboreye, none uriyiziye nimwakire imirimo yanyu. Eliya nawe yaraje guhagarikira cyangwa se guhagararira abahanuzi bose bahanuye kugira ngo ahereze Yesu ubuhanuzi bwose bwahanuwe, amubwira ati burya niwe twavugaga, abahanuzi bose bahanuraga wowe, none ubwo wiyiziye nimwakire ubuhanuzi maze mukomeze. Nicyo ngicyo burya nicyo cyabaye ku musozi bene data. Hanyuma itorero ryo mu isezerano rishya ariryo torero rya Kristo, Yesu aje atangirana naryo cyane cyane ku gikorwa cyo kwezwa. Aha mbamenyeshe ko impamvu Imana yafashe icyemezo cyo kuduha Yesu ngo nuko yari yarakomeje kureba, ibona ntabwo umuntu arimo kugera ku kwera gutunganye gukwiriye gushyitse, ibona birimo biranga rwose, ibona abatambyi barimo barangiza ubutambyi bwabo kubera kubura kwera. Yesu adufashe cyane. Niyo mpamvu iyo usanze, iyo urebye umutambyi wa mbere washyizweho ari we Aroni, ubwo ni igitabo cyo Kuva 28, niho dusanga ubutambyi bwa Aroni ashyirwaho n'abahungu be Nadabu na Abihu. Dusanga abo bahungu uko ari babiri nabo Imana yarabishe kubera kutera. Dusome ijambo ry'Imana mu Balewi igice cya 10 umurongo wa mbere. Abalewi igice cya 10 umurongo waho wa mbere. Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo, bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzahirwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Imana dufashe cyane. Maze Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati, nimwigire hafi muterure bene wanyu, mubakure imbere y'ahera, mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bigira hafi, babaterurira mu makanzu yabo, babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa, Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu, inzu ya Isirayeli yose, baborogejwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka y'abasizi. Bagenza uko Mose yabategetse cyangwa yategetse. Bene data, ahangaha biragaragara ko igikorwa cyo kwera cyangwa ikintu cyitwa kwera, uyu murimo wo kwiyeza, kwezwa, ni ikintu Imana idushakaho, ku buryo iyo hagize umuntu ukorana umurimo w'Imana kutezwa, Imana ishobora kumugenza nk'uko yagenje aba ngaba. Ubutambyi bwa Aroni bumaze gushyirwaho, nk'uko nari mbabwiye ko ariwo mutambyi wa mbere wagiyeho, bwari bugiriyeho kugira ngo bufashe ubwoko bw'Imana kujya biyeza. None abahungu be Nadabu na Abihu bariyanduza, barabizamiye. Biyanduza gute? Biyanduza bakoresha umuriro Uwiteka atabategetse. Muri iri jambo, umuriro w'Uwiteka wabaga mu nzu y'Imana mu ihema, ku gicaniro, bigasaba ngo umuntu wese agende nta muriro avanye mu rugo, agende ajyanye gusa icyotero, ntagereranya n'imbabura,
cyangwa iziko ariko ritwarwa n'imobile, agenda ajyanye imibavu isekuye yuzuye amashyi, nagerayo yenda ikara kuri cya gicaniro arikureho aba ariryo yotesha cyangwa yosesereza Uwiteka, arishyireho imibavu ibyara umwotsi uhumurira Imana. Aba bahungu rero niba ari ikintu cy'abacira urubanza mu mutima bakumva ntibari bwegere aho hantu, ngo bo bashima kugenda bajyanye umuriro bavanye mu rugo. Icyo kintu kirakaza Imana, niyo mpamvu mwumvise ngo umuriro w'Uwiteka ubatwikira imbere y'intebe y'Imana barapfa, ubatwikira mu ihema barapfa, ngo bitewe n'uko boshesheje umuriro Uwiteka atabategetse. Imana imaze kubica, niho ngiye gusoreza. Mose abwira Aroni na bene se bose ati, dore ngibi by'Uwiteka yababwiye ko kwera kwe kuzerekanirwa mu bamwegera. Bene data bakundwa, iyo twegera Imana burya tuba turimo twegera mu kwera kwayo, dukwiye kuhagera twejejwe. Rero kwera kw'Imana niko kutweza, ariko ntabwo ishaka ko tuhaza tutariyeza, ngo tugere mu kwera kw'Imana tutiyejeje, tutayisabye kutweza. Nsoze mbabwira ko ariyo mpamvu Yesu mu nyigisho ze yaravuze ngo nuba ujyanye ituro ryawe ku gicaniro ukibukira umuntu mu nzira mufite icyo mupfa, siga ituro ryawe aho ku gicaniro usubireyo mwikiranure. Imana ishaka ko tuyikora twejejwe. Bene data, mubeho mu buzima bwejejwe, ingingo zanyu zezwe zose ku mubiri, ibirenge byanjye, ibiganza byanjye, ndavuga nawe ubwo, amatwi yawe, ururimi rwawe, byose byezwe, ingingo zawe zose zezwe, kuko Imana gushaka ko ubaho uri uwera. Niyo mpamvu twasomye iriya jambo rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana yacu. Ngo kandi mwirinde hatagira umuntu muri mwe bwugwa akava muri uko kwera, akava mu buntu bw'Imana, maze hakamera umuzi wo gusharira abenshi muri mwe bagahumana. Imana ibagirire neza kandi bampera umugisha. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibaha umugisha naho ubutaha. Dusenge. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe umpaye ngo rigeze ku bwoko bwawe. Baha umugisha kandi uha umugisha Hoziyana TV, kugira ngo abakurikira ubutumwa bwiza bose batunganywe. Iyi ntego yo kwezwa uzadushoboze kugenda tuyumva, tuyisobanukirwa, kandi dushyira mu bikorwa ijambo ryawe icyo ritubwira. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.